Yesu ashimwe ngene data, amahoro y'Imana bane nawe. Mbahaye ikaze nanone mu kiganiro Bohoka nawe waremewe. Nitwa Iratsinze Felisi, ninge tugiye kubana muri uyu mwanya uhindura ubuzima, umwanya utanga icyerekezo kandi umwanya ufite imbaraga zikomeye cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ryiza, ijambo rihindura ubuzima, ijambo ritanga icyerekezo, ijambo ry'ihumure kandi ijambo rifite imbaraga. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana iracyafite ubundi buryo. Ndajya nkubwira ngo Imana yacu ntabwo yananiwe gukora, nta nubwo amatwi yawe yapfuye ngo inanirwe kumva, kubera ko Imana yacu ifite imbaraga zisumba byose. Ndajya nkubwira ngo Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Hari igihe umuntu ashakisha n'ukuri kose agakora iyo bwabaga, agakubita inzu ibipfunsi ngo arebe ko azabona akazi, agakora iyo bwabaga, akambara neza, akagura imyenda igezweho ngo arebe ko azabengukwa nawe akabona umugabo, ibintu bikanga bakajya bagira ngo iwanyu muraroga. Ariko ndajya nkubwira ngo Imana yacu iracyafite uburyo. Ntiwicike intege ngo ugerageze ngo uvuge ngo byaranse ngo reka mbireke. Ndajya nkubwira ngo Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Niryo jambo nkuzaniye tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Reka twifashishe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 41 ku murongo waho wa 37. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 41, turasoma duhereye ku murongo wa 37. Bibiliya iratubwiye ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi muhwanye ubwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine, nzaba ngusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iratubwiye iti iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi muhwanye ubwenge w'umuhanga. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Imana ishimwe cyane. Mwene data, ndagira ngo ubwire ngo bijya bishoboka ko ushakisha ibintu bikanga pe, bikanga, ugasaba inshuti ubufasha, ibintu bikanga, ugakora iyo bwabaga. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ntucike intege zo kwizera Imana, kubera ko iracyafite ubundi buryo. Hari igihe Imana ikwihera amahirwe, abantu b'isi bakayakwambura, abantu bakakubonerana kuko udafite ukuvugira, abantu bakakwambura amahirwe wagenewe, abantu bakagushyira inyuma, iteka ryose wagira utera intambwe abantu bakagusubizayo, abantu bakakugirira ishyari. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Hari igihe ubona umushinga ukadepozayo nk'abandi bose, ariko ukagira ngo amazina yawe ni icyago mu yandi mazina, ukabona buri gihe amazina yawe bayacishamo umurongo, ukibaza ngo ese izina ryanjye niryo kibazo, ibyangombwa mfite nibyo kibazo, mbese ibintu byose bikabura gica. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana iracyafite ubundi buryo. Haleluya. Hari igihe bijya bishoboka rwose ugahura n'ibibazo n'intambara, ibyago bikaba mu nzira ucamo, abantu bakabona yuko nta kintu gishoboye, abantu bakakwanka, abantu bakakuvuga, abantu bakagutererana, abantu bakakwibagirwa. Ariko ndagira nkubwira ngo Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Haleluya. Birashoboka ko umwana wawe ushobora kumwandikisha, ukamwandikisha mu mishinga, ukabona bamukuramo, bamushyira inyuma. Ariko ndagira nkubwira ngo wicike intege, Imana iracyamufiteho ubundi buryo. Ndagira ngo bijya bishoboka yuko rwose ibibazo bivuka mu muryango, wenda bikaba ngombwa yuko nyine ubuzima bwanga, ugatwara inda ukiri muto, umuryango ukakwanka, umuryango ukakwibagirwa, umuryango ukagira ngo si ababyeyi bakubyaye. Ariko ndagira nkubwire ngo Uwiteka aracyafite ubundi buryo kuri wowe. Ntucike intege zo kumwizera. Imana yacu ni nyembabazi birenze uko abantu bababarira. Burya abantu tumeze nabi, hari uburyo umuntu akubabarira ariko ejo mwahura akavuga ngo kandi ni wowe wanyibye ubushize. Abantu nuko tumeze, abantu ntabwo ari
beza, ariko hahirwa umuntu wizera ngo Uwiteka akamubera ibyiringiro. Dawidi yandika muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 10 yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka ngo Uwiteka azandarura. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacyafite ubundi buryo ku buzima bwawe, ntiwiyice nabi cyangwa ngo wigirire nabi. Iryo jambo tugiye kuganiraho. Bibiliya yatangiye itubwira ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo byari byagenze ute? Farawo yari yarose inzozi zirabacanga, inzozi zirabayobera, inzozi ziramuyobera. Ahamagaza abakonikoni, abanyabwenge, musobanura inzozi biranka ko zisobanuka. Ariko Farawo ngaza gutumiza inama ikomeye cyane, ariko hari ikintu gikomeye bavuze. Bibiliya yatubwiye ngo Farawo arangije ngabaza abagaragu ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Ngo Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose. Haleluya! Ndagira nkubwire ngo hari ikintu gikomeye kiba mu bantu b'Imana gituma Imana iba ikibafitiye ubundi buryo. Uyu Yosefu mwibuke neza kubasomye Bibiliya muri iki gitabo cy'Itangiriro igaragaza Yosefu uburyo yavutse, ariko Imana iza kumugabira ibintu byinshi mu buryo bw'umwuka irabimusezeranya. Bibiliya avuga ngo Yosefu akiri muto ngo yarose inzozi, ngo akajya abona ngo imiba y'abagenzi be ngo yunamiye umuba wiwe ngo bayihagaritse, ngiya abagenzi biragwa ngo uwiwe umuhagaze. Yosefu ngaza kongera kurota izindi nzozi, ngabona ngo inyenyeri 11 ngo 10 ngo ndetse ngo n'ukwezi n'izuba ngo byose byikubita imbere ye. Haleluya! Izo nzozi zikanga bene se zirabatigiza, ariko Imana igukorera abantu bakavuga turazadukirana ko bizagenda kose uriya azavamo umuntu w'umugabo. Abene se bamugirira ishyari, bakora uko bashoboye ngo ntazabayobore, bakora uko bashoboye ngo inzozi ze ntizizagerweho. Ngo biza kugira bamugurisha muri Egiputa, bamugurisha mu Misiri kugira ngo inzozi ze zidasohora. Bari bagambiriye kumwica, ariko bageraho mwene baravuga ngo mwikica mwene wacu muvandimwe, reka tumugurishe. Baramugurisha ngajya mu Misiri. Ariko turi kujambo rivuga ngo Imana yakira cyafite ubundi buryo. Ndagira nkubwira ngo Imana yacyagufiteho ubundi buryo, ntiwigirire nabi. Satani ngakwihebeshe ngo ubundi ngo byararangiye ngo ibyabaye byose ngo nushake. Ndagira nkubwira ngo Imana yakifite imbabazi nyinshi zituma yongera kutugirira ubundi buryo. Yosefu ageze muri Egiputa ngagenda ngo mu nzu y'imbohe, inzu y'imbohe aza kuyivamo, aza kugirira umugisha, ajya kwa Potifari akorayo cyane, nahagirira umugisha ukomeye. Potifari ngo akajya amuboneraho umugisha kubera ko Yosefu yabaga mu rugo rwe. Ariko nanone biza guhinduka, biba ngombwa ko muka Potifari yifuza kuryamana na Yosefu, ariko Yosefu aramubwira ngo ntabwo nakora icyaha gikomeye gutyo, ntabwo nakora icyaha gikomeye gutyo, kandi ndi umunaziri sinahemukira Uwiteka Imana yanjye. Ibyo biza gutuma Yosefu bamufunga, bamurenganya. Ndagira nkubwira ngo Imana iracyafite ubundi buryo. Abantu bakubeshyera, abantu bakwanga, abantu kurenganya, abantu bagutuka, abantu bagusebya, ntabwo bizahindura ko Imana ikigufiteho ubundi buryo. Hari umugambi mwiza Imana ikidufiteho. Imana iracyatukunda, Imana iracyatwitayeho. Satani ntagushuke ngo urorongotane uve mu byizerwa ujya kwicira inzira. Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Birashoboka ko inzira zose watekerezaga uri kubona zifunze, birashoboka ko aho wajya guhanga amaso byanze ukabona nta kintu kikiriyo, ariko ndagira nkubwira ngo ntugire ubwoba kuko Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Abantu bajya bananirwa uburyo bwabo bugashira, ariko Imana yacu ntabwo iginanirwa. N'iryo jambo nkubwira, Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Yosefu bamushyira mu nzu y'imbohe, bamugejeje mu nzu y'imbohe, ariko Imana yari ikimufiteho umugambi. Haleluya! Inzozi yajyaga arota yongera kuhabwa impano yo kuzisobanura neza. Ngari abanga batware bari barafunzwe ngo maze barota inzozi ngo bose bazirotera rimwe, ngo Yosefu arazibasobanurira. Bibiliya ivuga kuri Farawo ngo nawe yaje kurota inzozi, arota ibintu bikomeye cyane. Ngabona ngo inka z'imishishe ngo zimeze neza, ngabona n'izindi ngo zinanutse ziraje ngo zimize zaze n'izimishishe. Ngo yongera kubona amahundo ngo ameze neza, ngagiye kubona ngabona andi mahundo ngo yapapanye ngaraje amize yayandi. Ngo Farawo abaza abagaragu we bose n'abaja ndetse n'abandi bose b'abanyabwenge n'abahanga bose yarafite ngo basobanura izo nzozi, birabananira. Ariko Yosefu ageze abasobanurira inzozi
nzozi arababwira ngo hagiye kubaho amapfa mu myaka 7 izaza, ngo ariko hazabaho n'igihe cyo kurumbuka. Aravuga ngo rero nimufata ibigega. Haleluya. Farawo aravuga ngo none se tubigenze ute Yosefu ari kubasobanura izo nzozi. Farawo aravuga ngo Yosefu twabigenza gute? Yosefu arangije avuga ngo mwami nashaka umuntu w'umuhanga ngo wubakisha ibigega mu midugudu ngo bahunikemo mu myaka 7 yo kurumbuka, hanyuma ngo nibamara guhunika ngo amapfa nazaza inzara igatera muri icyo gihe cy'imyaka 7 izakurikira ngo bazarya ku byo bahunitse. Nicyo cyatumye Bibiliya itubwira ngo iyo nama inezeza Farawo. Farawo yumva yishimiye iyo nama cyane, aravuga ngo twakura hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Ndagira ngo ngo nimba umwuka w'Imana ucyukurimo uracyafite ubutunzi bukomeye bwifuzwa cyane. Abantu benshi bari kugenda na mwuka w'Imana bafite, ariko nimba uyu mwuka w'Imana ukikurimo ndagira ngo Imana yacu iracyagufiteho ubundi buryo. Birashoboka ko abantu bagutenguha, birashoboka ko abantu bakubeshya, birashoboka ko abantu bakurenganya, birashoboka ko abantu bagusebya, ariko ndagira ngo Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Paulo yandikira abakorinto mu rwandiko rwa 2 mu gice cya 4 yarabandikiye arababwira ngo Imana yaturokoye urupfu rukomeye rutyo ngo n'uyu munsi iracyaturokora ngo kandi twizeye yuko izakomeza kuturokora. Ndagira ngo bijya bishoboka yuko ibintu wari wapanze, ibintu wabonaga bizacamo bigeraho bikanga, abantu bakagutenguha, mwari mwarapanze ibintu mukabipanga neza, abantu bakakubeshyera bikarangira bipfuye, ku kazi wari ubonye bikarangira abantu bakakwirukanishijeho bikanga, amashuri wari ubonye ukajya kwiga bikongera bikanga, abarozi bakakuroga ukajya ubona ntutsinda bikarangira ya mashuri yasohotsemo nta cyerekezo cy'ubuzima. Ariko ndagira ngo ntucike intege, Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Hari umugambi mwiza Imana ikidufiteho, Imana yacu iracyadufiteho umugambi mwiza. Ngo nuko rero ngo Farawo arangije ngo afata umwanzuro wo gufata ibyo yarafite byose abihereza Yosefu. Haleluya. Kubera ko Yosefu Imana yari imufiteho ubundi buryo, nubwo bene se bamwanze, inzozi yari yarose bakagerageza kuzica bazicishije kumugambanira bakamugurisha, ariko ndagira ngo Imana yari imufiteho ubundi buryo bwo kugira ngo isoze icyo yamuvuzeho. Nawe birashoboka ko rero ibihuri gucamo bikwereka ko byawe byarangiye, ariko ndagira ngo wikigira nabi, Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Birashoboka ko ushobora kuba warakundaye n'umusore hanyuma akakukeresa, imyaka ikakubana myinshi, byaba bigeze iwa ndabaga agahita kwanga bikarangira bipfuye, ubukwe bugapfa, ukabura icyerekezo, ukabura ubuzima. Ariko ndagira ngo wifate umwanzuro kuba wakishingira, nabwo icyo ari igisubizo. Komeza urinde ubusugire bwawe, komeza urinde ubusugi bwawe, kubera ko Imana yacu iracyafite ubundi buryo bwo kugukorera ubukwe. Haleluya. Bijya bishoboka yuko abantu bagutenguha, ubona ibintu byari bigeze iwa ndabaga byenda kugerwaho, ariko ndagira ngo ntufate umwanzuro mu Imana iracyafite ubundi buryo. Bijya bishoboka yuko abantu bakwanga, abantu bakavuga ati genda wakoze amahano ugakora ikosa, yego nibyo ni icyaha wakoze wakiguyemo cyarabaye, ariko abantu bakanga kukubohora ngo baguhe imbabazi wongere ugaruke mu nzu y'Imana. Ariko ndagira ngo ntibagutera ubwoba ngo bitume usubira mu byaha kurushaho, ahubwo ngwino imbere y'Imana, imbabazi zirahari, iracyagufiteho ubundi buryo. Ntabwo ari uwo mugambi yakugenewe kubaho muri ubwo buzima, hari ubuzima Imana igitanga kuko idufitiye ubundi buryo. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Malakiya, Bibiliya iravuga ati ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Ubwo hazaba hari kugwa imvura ikomeye cyane, abantu byabashobeye, mwebwe abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira, kandi ntabwo rizarasa gusa ngo rizaba rifite gukiza mu mababa yaryo. Ndagira ngo Imana iracyagufiteho ubundi buryo. Witwa Mika yari arimo arasenga aravuga ngo ariko njyeweho ku murongo wa 7 ngo nzahoza amaso yanjye ngo ku mukiza wanjye, ngo nzahoza amaso yanjye kuwiteka ngo umukiza wanjye ngo nanjye ngazagira hanyumvire. Arangije avuga ngo wa mwanzi wanjye winyishima hejuru, ngo ndabizi ningwa nzabyuka kuko Imana ifite ubundi buryo. Haleluya. Ibintu bishobora kwanga uyu munsi, ariko ndagira ngo ntucike intege, Imana yacu iracyafite ubundi buryo. Uri Imana ikomeye kuko Imana ifite ubundi buryo. Imana ishobora byose, ntucike intege kubera ko ifite umugambi mwiza. Bibiliya iratubwira cyane ku mugabo witwa Habakuki ngo yari arimo arasenga mu gice cya 2 aravuga ngo nzahagarara ku munara aho nsanzwe ndindira, ngo nukuri kose ngo nzarangaguzwa ndebe ngo aho datari, ngo nzamuganyira ngo nkurikije icyo ambwiye. Ndagira ngo wowe tuza umutima wongere usubire mu bihe byo gusenga, subira mu bihe byo kwegera Imana kuko iracyafite ubundi buryo.
uburyo abantu babuze Imana ijya iburema. Hari igihe Imana iguhereza amahirwe abantu bakayakwambura, bakakubonerana, ukaba uri umukene, Imana ikajya iguhereza uburyo abantu bakabukwambura kubera ko ntawe ukuvugira. Ariko ndajya nkubwira ngo ntiwihebe, Imana yacu iracyafite ubundi buryo kuri wowe. Bijya bishoboka ko wiga mu bigo biciriritse, umuryango ukennye, ukiga bakwirukana ku mashuri, wiga utaha segonderi ukayiga nabi, ariko ibyo ntibihinduye ko Imana yaguha kaminuza ukayigamo, kuko ifite ubundi buryo. Haleluya! Imana ifite ubundi buryo butajya buboneka mu miryango. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo humura, ongera wegera Imana, kubera ko ibyo yakoze ngo nibyo byari bikomeye, ngo kandi n'uyu munsi imbaraga zayo ziracyakora. Kristo yigeze kuvuga ngo kugeza n'uyu munsi Data arakora, ngo kandi nanjye ndakora. Abwira abigishwa biwe muri Yohana 14, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, ngo kwa Data hari amazu menshi. Ndagira nkubwire ngo Imana iracyafite ubundi buryo. Ushobora kuba warabuze muri uyu mwaka, ukabura mu mwaka washize, ariko ndagira nkubwire ngo Imana ifite ubundi buryo. Dufata imyanzuro mibi, turenda gusoza dusenga Imana. Iki kiganiro gifite intego ivuga ngo bohoka nawe waremewe. Hari ibintu byinshi bijya bituma tutabasha kwakira amahirwe kubera kumva tuboshye. Ibyaha ni kimwe mu bintu biboha umuntu, bikamutesha amahirwe, bigatuma yumva nta cyizere cy'ibyiringiro by'ubuzima afite. Ariko mbere yuko dusenga Imana, ndayahubwiye ngo tangira wakire imbabazi z'Imana ubohoke, kubera ko Imana iracyafite ubundi buryo. Birashoboka ko wakoze ibyaha bitandukanye ntamenya, birashoboka ko waje kubigenza kwa kundi wabigenje bikarangira utwise inda, birashoboka ko byaje kuba kwa kundi byabaye bikarangira ibyo byose byarakugezeho. Ariko najya nkubwire ngo ntusubire kwa Satani, ahubwo ngwino ku Mana, kuko iracyafite ubundi buryo. Imana izazana kumera neza, niko Bibiliya imbwira. Imana yacu ifite undi mugambi mwiza ku buzima bwacu, kubera ko ijambo ryarambwiye muri Yeremiya, rirambwira ati ngo erega ibyo nibwira kubagirira si bibi, ngo ni byiza gusa, ngo ndimo ndashaka kubaremera umutima w'ibizaza. Hanyuma reka twakire imbabazi, tubwire Imana ngo ubwo ufiteho ubundi buryo, natwe turakurindiriye. Muririmbyi yaravuze ngo ntabwo nkwiye kurajya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, ngo nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana. Najya nkubwire ngo ifite umutima mwiza w'urukundo, kandi igidutungisha ibidukwiriye. Arangije ku gitero cya nyuma araririmba neza, aravuga ngo no mu bikomeye biriho ubu Mana ujye undamburira amaboko. Iryo ni ryo sengesho ukwiye gusenga mu bihe uri gucamo. Ntabwo mbizi ngo bimeze gute, birashoboka ko bimeze nabi, uri kubona nta cyerekezo cy'ubuzima, ariko nawe tangira ujye ubwira Imana ngo no mu bihe bikomeye biriho ubu Mana ujye undamburira amaboko. Imana ikuramburira ukuboko, ikurebe neza, ikugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Urashobora kuba ufite icyaha wumva cyaguteye kwiciraho iteka, ukavuga ngo nta nubwo Imana izongera kungira neza, ariko iri jambo turiho ngo Imana iracyafite ubundi buryo, riri mu kiganiro kivuga ngo bohoka nawe waremewe. Ndagira ngo dusengane kugira ngo umutima wawe ubohoke. Waba ushaka kubohoka, tugiye gusenga Imana. Ngwino imbabazi z'Imana ziri hafi yawe. Ntabwo Imana ijya yanka kwakira umuntu wese uyigana ashaka imbabazi, kubera ko ndagira nkubwire ngo kimwe mu bintu Satani akomeza gukoresha kugira ngo utakira ubundi buryo Imana igufitiye, ni ukugukoresha ugakora ibyaha byinshi mu maso y'Imana. Ndagira nkubwire ngo rero dusenge tubwira Imana ngo birashoboka ko ibyo nakoze bitanyemerera guhabwa ubundi buryo, kuko ijambo ry'Imana navuzeho, Malakiya yanditse, yaravuze ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Ndagira ngo ube mu mubare w'abubaha izina ry'Imana. Paulo yigeze kubwira Timoteyo, aramubwira ngo nubwo bimeze gutyo, urufatiro rukomeye rw'Imana yacu ruracyahagaze, kandi ruriho amagambo afite ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azi abantu be. Ndagira nkubwire ngo reka tube muri abo bantu tubohoka, hanyuma Imana itugire neza. Tugiye gusengana Imana. Birashoboka ko wakoze ibyaha byinshi bitandukanye, birashoboka ko wakoze ibyaha bifite uburemere, ndetse n'ibyaha byitwa ko ari byo bito, ariko byose bikaba byaranduje umutima wawe. Reka dusenge dusaba Imana imbabazi, hanyuma nawe ikuremere ubundi buryo. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi. Birashoboka ko mwene data abona yarihebye bitewe n'ibyo yakoze bitamugutunganiye. Birashoboka ko inzira yaciyemo zose wazigaye kuko zitari inzira z'ubumana, ariko Data mwiza, turimo turumva ijambo ryawe rivuga ngo uracyafite ubundi buryo. Birashoboka ko ubwo twari dufite mbere twabwiyikiye bitewe n'ibyaha twijanditsemo, ariko
kubwo ugifite ubundi buryo natwe turakwegereye ubanze utweze udutunganye. Reka imbabazi zawe zibe kuri uyu mwene data wumva hari icyo umwemeje. Reka imbabazi zawe zibe ku bugingo bwe. Reka imbabazi zawe zibe ku mutima we, maze yakire kubohoka, yizere ko ukimufiteho ubundi buryo. Turagushimiye ko imbabazi ari izawe, turagushimiye ko uduhaye imbabazi kugira ngo tubohoke. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Komeza rero tugire neza, ubane natwe iminsi yose, uduhe gukomera no kugendera mu ijambo ryawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwene data, Imana iguha umugisha, Imana igufashe muri byose ukeneye, kurebe neza nawe kumurikishe mu maso hayo hera. Imana yacu igucira inzira kandi yibuke imirimo yose nawe wagiye ukora ikayitunganira, kandi ikindi Imana yo mu ijuru ikuremera ubundi buryo. Nakubwiye ngo bijya bishoboka ko ukurira mu muryango ukennye, ukarererwa mu muryango ukennye, ukiga mu muryango ukennye, amashuri ukayiga ari amashuri akennye, ugakura bikennye, ukambara iby'abakene, ariko Imana kuko ifite ubundi buryo ntuzashinga urugo rw'abakene. Aleluya! Kubera ko Imana ifite ubundi buryo ntuzubaka urugo rw'abakene. Kubera ko Imana ifite ubundi buryo ntuzige mu kigo cy'abakene ukaminuza muri kaminuza nziza. Kubera ko Imana ifite ubundi buryo ntuzakora ubukwe bw'abakene ukakora ubukwe bwiza. Kubera ko Imana ifite ubundi buryo ntuzasazire mu rugo rw'abakene, Imana ikaguha umuryango mwiza. Bijya bishoboka byose kubera ko Imana ifite ubundi buryo. Icyo ngusabiye ni ukunamba ku Uwiteka. Nasomye ijambo rirambwira ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta guhungira ku bakomeye, kandi ngo kwiringira Uwiteka ngo bigira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Bibiliya mu Migani iratubwira ngo Uwiteka ngo ni umunara ukomeye, ngo umukiranutsi ahungira hagakomera. Haleluya! Ndakubwira ngo hungira ku Uwiteka bizakugirira umumaro. Imana yacu izakora ibirenze, Imana yacu izarema ubundi buryo, ifite umutima mwiza w'urukundo. Yesu aguhe umugisha kandi agukomeze, kubera ko Imana yacu ishoboye byose. Imana yacu ibane nawe. Turagushimiye cyane. Mwakurikiraga Iratsinze Felisi kuri Iratsinze TV, ikiganiro nibohoka nawe waremewe. Ushaka kudukurikira televiziyo yacu yitwa Iratsinze TV YouTube channel, cyangwa ukadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Facebook ni Felix Iratsinze, kuri TikTok ni Felix Iratsinze, kuri Twitter ni Felix Iratsinze, kuri WhatsApp nanone nimero ni 078 263 933 159. Imana y'amahoro ibane nawe kandi iguhe umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.